ko duhora twigishwa gutekereza, waba uzi icyo gutekereza bimaze? Reka mbikubwire. Ingano y'ibitekerezo ugira, byaba byinshi se cyangwa byaba bike, ishushanya neza ubuzima ubayemo ndetse n'ubwo uzabamo. Niba utekereza ku rwego ruto, ku kigero gito, ndetse n'ibyo wagerageje gutekereza ntubishyire mu bikorwa, nshuti yanjye, hama hamwe dukomeza tubyiganire muri Twegerane. Erega we become what we think. Niba utekereza ibintu byiza, ntibizatinda abantu bazabikwereka. Ariko niba nta bitekerezo ugira, nshuti yanjye, abantu bazagukoresha kugira ngo bagere ku byo batekereza. Wahindura ubuzima bwawe binyuze mu guhindura ibyo utekereza. Niwashobora guhindura ibyo utekereza, niba utekereza ibintu byiza, komerezaho. Niba utekereza ibintu bibi, ugomba kubihindura, kuko nugerageza guhindura ibyo utekereza, ndakubwiza ukuri uzahindura n'ubuzima bwawe, ndetse uhinduke wa wundi abantu bifuza, kandi bifuza ko wabagira inama mu byo bakora, kubera ko nawe wagerageje guhindura ubuzima bwawe. Ujya wibaza impamvu y'abantu bagiye guhitamo abantu b'ingirakamaro bari buze kwifashisha mu bikorwa byabo ndetse no mu mirimo yabo y'ingirakamaro, bahitamo abandi wowe ugasigara, cyangwa se bakaguhitamo nyuma. Nshuti yanjye, niba ibyo bintu byarakubayeho, umenya yuko abantu bataramenya ibyo ushoboye, cyangwa se ukaba utaragaragaza imbaraga ufite ndetse n'ubushobozi ufite bwo kuba wafasha abantu. Niba rero ibyo bintu bikunda kukubaho, menya yuko nawe ubwawe udashobotse cyangwa se utanashoboye. Ubundi wige kugerageza gukora, ugerageza ibyo ushoboye, kugeza aho hahandi abantu bazaza bagushaka, bakugana, bagusaba inama, cyangwa se bagusaba kubagira mu bikorwa byabo, mu gihe wowe utanabafitiye umwanya wibereye mu byawe.